Yesu ashimwe bakunzi ba Anaweza Daima. Umwimana abaho umugisha. Imama Matilda kandi ngarutse imbere yanyu nzanye ijambo ryiza ry'Imana, inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana ririmo byose mwene data. Nzanye ijambo ry'Imana kandi ryiza ry'umugisha, ijambo ry'Imana ry'imbaraga rikubaka, nanjye ryabanje kunyubaka. Uwiteka kurebe neza rero akwishimire. Haleluya, haleluya. Ndagushimye Uwiteka, Imana nziza, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ikomeye, Imana yuzuye imbaraga n'imbabazi. Ngo icyubahiro mwami, ngo ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Habwa ikuzo mwami, ngwino ube hagati yacu, Mwuka wera w'Imana turagutumiye. Ngewe n'abakunzi ba Anaweza Daima, bana natwe utwigishe, utuganirize, uduhugure, utwubake kandi utuyobore mwami mu ijambo ryawe. Ndabizi ko ijambo ryawe ririmo byose. Urakoze rero kuri buri muntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana, rimugirire rimubere ry'imbaraga, rimwubake kandi rimugirire neza. Ahazwe mwami Imana mu byifuzo bye byose binyuze muri rino jambo. Urakoze Uwiteka Imana. Ndakwemereye Yesu, nkoresha uko wabigambiriye kugira ngo uvugane n'imitima y'abana bawe. Urakoze data, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Mwene data, niba uri hafi ya Bibiliya, fata Bibiliya yawe tuganire ku ijambo ry'Imana. Iki gitabo cyo gikunda kirimo ibintu byinshi byiza cyane. Niba uri hafi yayo yifate. Niba uyifite muri telefoni yawe yifate. Niba udafite umwanya kubera akazi, nta kibazo. Uraza gusoma ijambo ry'Imana huza kubonera umwanya. Icyangombwa nuko ijambo ry'Imana ritagucaho. Burya iyo turiganira nawe urisoma, urushizaho guhishurirwa. Haleluya. Kandi jya urigirira amatsiko, urikumbure, urishakishe. Imana iguha umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana rivuga ngo Uwiteka azaringaniza ibitaringaniye byose imbere yawe. Haleluya. Uwiteka azaringaniza ibitaringaniye byose imbere yawe. Birashoboka ko imbere yawe hari ibitaringaniye byinshi. Hari uruvange rwinshi. Hari ibintu biteye ubwoba. Hari ibintu bimeze nabi. Utabona inzira yo gutambukamo. Hari ibyakuyobeye. Ntabwo uzi uko wabigenza. Ntuzi uko wabitunganya. Ntuzi inzira byacamo. Ariko ndakubwiye ngo Uwiteka araje kuringaniza ibitaringaniye byose imbere yawe. Kubera yuko afite imbaraga zihagije. Haleluya. Araje kuringaniza ibitaringaniye imbere yawe. Ufite ibibazo byinshi udafite igisubizo, Uwiteka araje kubiha umurongo. Uragoswe n'ibintu byinshi, amakuba n'ibyago, Uwiteka araje kubiha umurongo. Araje kubitegeka kuko byose biramwumvira. Haleluya. Uwiteka aje kuringaniza ibitaringaniye byose mu buzima bwawe. Ni wowe uzi ibitaringaniye mu buzima bwawe. Ibitari mu mwanya wabyo. Ubwo nicyo bivuze ibitaringaniye. Ibitameze uko bigombye kumera. Ibyo utazi uko bizagenda. Ibiguteye ubwoba. Ibikurushije imbaraga. Ibiguhahamuye. Araje kubiringaniza umwami w'abami. Kuko afite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwe, bituma nta kimunanira. Haleluya. Umwami aguha umugisha. Kadusoma ijambo ry'Imana. Hano mu gitabo cya Yesaya ibice 45. Haleluya. Guhera ku murongo waho wa mbere. Ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Kandi nzakenyuruza abami ngo mukingurire inzugi kandi amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Imana ya Isiraheli. Haleluya. Ibyo Uwiteka abwira Kuro umugaragu we yimikishije amavuta. Umva ibyo Uwiteka kubwira wa mugaragu we. Wowe wimikishijwe amavuta n'Uwiteka. Umva ibyo Uwiteka kubwira. Ngo araje aringaniza ibitaringaniye imbere yawe. Haleluya. Ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya. Nzakujya imbere ndinganiza ahataringaniye. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ni ibiki byifunze byibanye imbere yawe?
ni inzugi z'imiringa zimeze gute ubona imbere yawe mu butunzi bwawe? ni ibiki byikinze byifungiranye mu buzima bwawe? ni amahoro se? ni ubutunzi se? ni umugisha? Uwiteka araje acagagure izo nzugi z'imiringa, araje amena ibyo byuma, araje akubite hasi ibyishyire hejuru kukurwanya. Aramubwira ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima utigeze kumenya, abwira umugaragu we Kuro. Uyu munsi rero ni wowe ubwirwa, nanjye mama Matilda. Uyu munsi ni twebwe bakuro b'iki gihe, kuko nitwe twimikishijwe amavuta muri iki gihe. Ni twebwe Imana ihagurukije, yewe nawe ukurikiye rino jambo. Umwami Imana rero araje aringaniza ahataringani, araje akingure acagagura inzugi z'imiringa, araje atunganye ibidatunganye, yewe n'ubutunzi se. Araje aguha ubutunzi buri mu mwijima utigeze kumenya. Erega Uwiteka afite ubutunzi bwawe utazi, hari ubwo utarakira. Hari ibyo ufite wenda urumva unyuzwe, uti Uwiteka yampaye umugisha. Hoya, ntabwo uraba, ntabwo araba kuguha umugisha. Araje aguha ubutunzi bukingiraniye mu mwijima ahantu tugeze kumenya. Ubwo umwanzi afashe, hari ubutunzi bwawe umwanzi yafashe, Uwiteka araje abushikuze, abuhubuze mu maboko ye, abuguhe. Haleluya. Araje aringanize ibyo byose biguteye ubwoba. Araje aguha amahoro, kuko niyo soko y'amahoro. Araje atunganye ibyawe bidatunganye. Yewe mugaragu w'Uwiteka we, nakuzaniye inkuru nziza. Ndakubwiye ngo Uwiteka araje abiringaniza ibyo byose bitaringaniye imbere yawe, aje kubiringaniza. Niki se kimunanira? Hari kirogoye imigambi yese, byose arabishoboye. Haleluya. Araje aringanize, kandi namara kubikora uzabireba nawe utangare. Nta nubwo ari wowe uzatangara gusa, n'abagukikije bazamenya yuko Uwiteka yakugiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Wowe mukomereho, umwikomerezeho, umwiyegurire. Uzi ko ajya akora ibitangaza abantu bagatangara. Uzi ko ajya ahindura ibyanze guhinduka. Uzi ko ajya arema ngo nugira icyo akora akakirema akagikomeza. Uwiteka araje akugirire neza, kubera yuko imbaraga n'ububasha n'ubushobozi biri mu kuboko kwe. Kandi inshuti yanjye uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Impamvu ni iki? Ni uko wemeye kumukorera, wemeye kumumfatanyabikorwa n'Uwiteka, ni uko ushyigikira umurimo we, ni uko umwizera, ni uko wamwiyeguriye, azakugirira neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Uwiteka yibwira kukugirira ni byiza. Haleluya. Umva ariko hano ku murongo wa 3, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Azabikora kugira ngo umenye ko ari Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari Uwiteka waguhamagaye, ari Uwiteka wagutoranije, ari Uwiteka waguhisemo, ari Uwiteka wagukuruje neza. Azabikora kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro muri wowe. Azabikora kugira ngo imirimo ye yamamarire muri wowe. Azabikora kugira ngo amahanga yose agukikije abakuzi bamenye ko Imana iri mu ruhande rwawe, ari Imana ihambaye ikomeye ishobora byose. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Aravuga ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo, Isiraheli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Hoya, nubwo utigeze kumenya Imana, nubwo umuryango wawe utigeze kumenya Imana. Twese aho twavuye ni habi. Imiryango twaturutsemo, abakurambere bacu ntabwo bubahaga Imana, ntabwo bigeze kuyimenya. Rero yaduhamagaye mu izina nubwo tutigeze kumumenya. Umwami yaradupfiriye, aratwitangira. Nubwo abatubanjirije batigeze kumumenya, ariko yaradutoranije dukura muri iyo miryango. Yesu ashimwe cyane. Aduha kumumenya, aduha kumukorera. Yesu ashimwe cyane. Aduha kumukorera, aduha kumwamamaza, aduha agakiza ku buntu. Umwana we aratwitangira, tumenera amaraso. Ntacyo rero twamuburaniye umwami wacu. Ibyo yibwira ni byiza ku buzima bwacu. Haleluya. Komerera muri we rero, umwizere, umenye ko ntacyo uzamuburana, kuko umugambi we ni mwiza ku buzima bwawe. Shuti yanjye, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Araje abiringanize. Ndakubwiye ngo bitaringaniye bifate byose, ubirundanye, ubishyire imbere ye, ubijyane ku birenge bye, ubimwereke uti mwami Yesu, dore iki n'iki n'iki. Ku kazi dore bimeze nabi, mu rugo ubukene butumereye nabi, abana ntago biga neza mu ishuri, ubuzima bwanjye ntibumeze neza, ndarwaye, umubiri wanjye ntuguwe neza, dore ibimpagurukiye hirya no hino. Ibyo byose bifata ubishyire imbere ye, ubijyane ku birenge bye, uririre ku birenge by'umwereke, umubwire uti dore bitaringaniye ni ibi ngibi.
si ukuvuga ko atabizi, ariko ashaka ko dushyiraho natwe uruhare, ashaka ko dutera intambwe imwe naho agatera 99. Ndakubwiye ngo Uwiteka araje abiringanize mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Aravuga ku murongo wa 5 ngo ninjye Uwiteka nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari jye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi Mana iriho itari jyewe. Nubwo utigeze kuyimenya, umuryango wawe ukaba utarigeze kuyimenya, twese tukaba twarakuriye mu miryango itaramenye Imana kuva kera kose, ngo azadukenyeza, agiye kubikora kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi Mana itari Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, kugira ngo bose babimenye, bavuge kugira neza ku Mwami, bose bahindukire baze kumushaka. Ibyo agiye kugukorera bigiye guhindukiza benshi, baze kumushaka, bagiye kukuyoboza inzira, bagiye kukubaza bati mwene data Imana usenga ni iyi, ko tubona ibyawe bihinduka umunsi ku wundi. Haleluya. Komerera muri we rero umwizere. Umwizere kuko ibyo yibwira, ibyo akugambiyeho ni byiza. Uraje ubone neza y'Imana, uraje ubone kugira neza ku Mwami wawe. Haleluya. Oh Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo ninjye Uwiteka nta wundi ubaho, ngo ninjye Uwiteka nta wundi ubaho, ninjye wakuremye, naguciye nk'ucimanzi mu biganza byanjye. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yaduciye nk'ucimanzi mu biganza bye. Rero ibyo agiye kugukorera mwene data bizatuma benshi bamumenya, bizatuma benshi bamugarukira, bizatuma benshi bakugana. Umucyo w'Umwami Imana uje ku buzima bwawe ugiye gutuma benshi bamukurikira, ugiye gutuma benshi bahinduka. Yesu ashimwe cyane. Icyo usabwa no kwizera ijambo rye, ugakomerera muri we, ukajya ku birenge bye, ukabijyanayo byose, ukamubwira ni Imana yumva, ni Imana ireba, izi byose, kandi ikigeretse kuri ibyo ishobora byose. Ntacyo tuzaburira mu biganza bye. Rero umugambi we ni mwiza, haradukunda, yatumeneye amaraso. Humurizwa no kumenya yuko yagukoye amaraso y'umwana we w'ikinege. Umwami Yesu yarakwitangiye kandi yaravuze ngo byose birarangiye. Uzi ko byose byarangiriye ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Icyo usabwa ni ukumukomeraho, mwikomerezeho, umwegurire byose, ubundi ibyo kukugirira neza kwe biri mu bubasha bw'Uwiteka, azakugirira neza. Kandi nkubwire niwe uhoza abarira, niwe utabara abamutabaza, agiye kuringaniza ibitaringaniye byose mu buzima bwawe. Wowe mwegere, umusenge, usome ijambo. Niba ushobora kwiriza ubusa, ujye ugira n'ibihe byo kwiriza ubusa. Burya haba imbaraga mu kwiriza ubusa, haba imbaraga mu gusenga, haba imbaraga mu gusoma ijambo ry'Imana. Uko twegera Imana niko tugenda tubohoka, kimwe kikavaho ikindi kikavaho, niko ibituboshye bigenda bibohoka, niko amahoro aza mu mutima, niko umucyo w'Imana uturasira tugatemba itoto. Yesu ashimwe cyane. Niho handi ugenda ukumva abantu barakubaza ngo ariko kudasaza, ngo nzi imyaka yawe ko ari myinshi, bite kudasaza? Ibanga ryawe ni iri. Ibanga nta rindi ni ukubaha Yesu, ibanga nta rindi ni ukumwizera, no kugendana nawe, ni ukumukorera. Iyo niyo password, kumwiyegurira, ni ukumwizera. Ntugire imitwaro wikorera ko n'ubundi utayishoboye, ukayimuharira akayikorera, akakurwanirira intambara zose. Kuko iyo uri muri we nawe akaba muri wowe, urugamba rwose uhura narwo ruba atari urwawe, ruba ari urwe. Yesu rero abaha umugisha abakunzi ba Anaweza Daima. Nimushaka Uwiteka n'imbaraga ze, azabagirira neza. Nimuze dufatane urunana, dukorere Imana, nayo izatugirira neza, kuko niko yadusezeranije. Kandi n'Imana itajya yivuguruza. Ntubizi se bya bindi yakoze? Ntubizi se za ntambara yakurwaniriye? Ntubizi se gihe yagutabara gubona nta nzira? Aracyari uko yahoze, rero ntiyahindutse. Haleluya. Mwegere rero, azakugirira neza. Humura, komerera muri we, kuko ntabwo azakureka, ntabwo azakureka. Yego abantu bakuvaho, inshuti zagusiga mu bibazo, yewe n'abavandimwe bakureka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana nanone rivuga ngo umugore ngo yabasha kureka umwana we yibyariye, rwose yamureka, kuko turi abana b'abantu. Ngo ariko we ntabwo azatureka, ngo yaduciye nk'ucimanzi mu biganza byacu. Niba se twituzi ko dukunda abana bacu, ariko ukaba wumva ko dushobora kugira intege nke, umugore akaba yareka umwana we, akaba yamusiga. Muri Jenoside byarabaye, abari bahari barabizi.
hari ababataga da akamurambika hasi akiruka atewe ubwoba n'ibimugose, cyangwa akavuga ati ninkomeza no kumujyana baramunyicana, reka musigaha, niba bamwica bamwice ntabireba, nanjye banyica ukwanjye. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo we ntabwo yatureka, azaduheka ngo imvi zirinde ziri uruyenzi mu mitwe yacu. Tuzarinda tuba abasaza, saza n'abakecuru tugendera ku kabando, akiri kumwe natwe, tukivuga gukomera kwe, tukimuhamya. Kandi reka nkubwire, tuzarama mu izina rya Yesu, tuzarama kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana. Tuzarama, we korera Imana ibone yuko uhagaze neza mu mwanya wawe, ibone ko nuvaho hazaba icyuho. Ese uriho urayikorera ku buryo bigera ku mutima? Shyiraho umwete, shaka ibyo umwami ashima, haguruka, shyiraho umwete, kora none, ukore ejo, mbega kora ibintu bitandukanye, kora bigere ku mutima w'Imana, nayo izajya iba mu byawe, izajya ikurengera, izajya igutabara. Ntukagira ubunebwe bwo gukorera Imana, kuko twaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, nawe rero azajya akurwanira ishyaka umunsi ku wundi. Haleluya. Umwami Imana abaha umugisha. Rero reka mvugane nawe mukunzi wa Anaweza, wenda utarakora subscribe, cyangwa nawe uhuye nayo uyu munsi wari utarayibona, ugeze kuri YouTube, wenda uhuye ni channel yitwa Anaweza Daima, ndakwinginze mwene data, iyo niyo nkunga ya mbere ngusabye, kora subscribe. Kora subscribe, ujye sharing ijambo ry'Imana, uryoherereze bene data batandukanye, kandi ukore kuri ako kazogera, kugira ngo ibyo tunyuza kuri channel byose bizajye bikugeraho. Kore kuri ako kazogera kugira ngo buri kintu cyose tunyuza kuri iyi channel kizajye kikugeraho. Nurangiza urayikinge, kore like ku ijambo ry'Imana. Ese ni gute umuntu yumva atakunda ijambo ry'Imana? Mwene data, ijambo ry'Imana n'ubuzima. Rero rikunde, sharing, uriha abandi, ufata amamega yawe, wohereza abandi ijambo ry'Imana kugira ngo dufatanye dukorere Imana. Ariko uziko abafite ububari n'abanywi b'inzoga bashyigikirana. Umuntu yaba afite igihumbi cye akagenda hari akicara akagura icupa akarisangira na mwene data, bakabaha ibirahure bibiri, umwe agasukamo undi agasukamo, bagasangira, bafite urukundo, barashyigikirana. Reka natwe dushyigikirane mu murimo w'Imana, dukundane, kuko Uwiteka wadukunze ntacyo atadukoreye. Reka natwe dushyigikirane mu murimo w'Imana, twamamaza ubwami bw'Imana, tuvuge kugira neza ku Mana, kugira ngo iyi channel yaguke. Iyi channel izaguka kuko twafatanije, twahagurutse, umurimo w'Imana uzamamara kuko twashyize hamwe. Yesu ashimwe cyane. Fata kuri ubwo butunzi, umva ijambo ry'Imana, umva ijambo ry'Imana ryanyuze kuri iyi channel, urirangize. Kurirangiza bifite icyo bivuze kuri iyi channel, kuko bizatuma irushaho gukura no kwamamara. Ariko twamamaza umwami, si twe dushaka kwamamara. Ntabwo ari mama mati dushaka kwamamara, ndashaka ko umwami wanjye ari wo wamamara. Iyo rero ni inkunga ikomeye uzabuteye muri uyu murimo w'Imana, uzabuneye inkunga ikomeye. Kandi reka nkubwire, ababiri barutumwe, ntabwo nabikora byose jyenyine. Reka rero dufatanye, kandi reka nkubwire, tuzabona umugisha twese. Uwiteka rero abaha umugisha kandi abagirire neza. Urakoze mwami Imana, turagushimye kubwira ijambo, gira neza ubwoko bwawe, buri muntu wese wumvira ijambo nahabwa umugisha, nawe umusure, umusange, umuhumurize mu byifuzo bye byose, kandi umusubize uko agusenze Mana. Uhoza amarira barira, kiza abarwayi, utabara abagutabaza bose mwami Imana. Reka ntihagire umuntu n'umwe uzabonera ijambo ryawe ngo asigare uko yari ameze, kuko ijambo ryawe n'ubuzima kandi uri inyuma yaryo mwami Imana. Hura n'ibyifuzo by'abana bawe. Urakoze Uwiteka ko ujya wumva iyo tugusabye ukatugirira neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom abakunzi ba Anaweza.